Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Magazine hose, uyu munsi nifuje kubagezaho inkuru y'umuhanzi nyarwandakazi ari we Cyuzuzo Lisa. Uyu munsi nibwo yasohoye indirimbo yitwa Forever, avuga ko iyi ndirimbo ayikoze bijyanye n'inkuru mpamo ye y'ubuzima bwiwe, bijyanye n'inshuti ze bahoranaga n'ubundi na n'ubu bakiri kumwe. Aricara avuga ati ngerewe uyu munsi reka ntegure iyi ndirimbo nyisohore nyihereza abakunzi banjye, nanjye ngira itafari ngerekaho mu muziki nyarwanda. Iyi ndirimbo ndabibutsa ko yakozwe n'umuproducer umwe ukunzwe mu Rwanda, nta wundi ni Prince Kiss. Prince Kiss yakoze iyi ndirimbo, bakimara kuyikora bahita bayisohora. Bakimara kuyisohora, Liza we ubundi bamwita Cyuzuzo Teta, ariko yahisemo ngo indirimbo izina ry'ubuhanzi ni Liza. Bakimara kuyisohora, we yavuze ko iyi ndirimbo ayikunze cyane. Gusa iyi ndirimbo byo ni nziza cyane. Ndagira ngo mwese buri wese unyumva anyarukire kuri channel ya Liza ayirebe. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, ni indirimbo icurangitse ku buryo babyinamo, ushaka wayibyinamo, nyine igenda gake. Nyine iyi ndirimbo ni nziza cyane. Aribwo uyu mukobwa yavuze ko we icyaje gukora Imana imufashije mu bushobozi bwe, we yafasha buri umwe wese wumva ufite gahunda yo gukora umuziki, kandi akabikora atitaye ku nyungu ze, ahubwo we yitaye mu gufasha umuntu ku buryo wazicara azi ngo nanjye aha ngeze hari uwo nafashije. Uyu Liza we yavuze ko impamvu ngavuze gutya, hari abantu bamwe bamaze ngo gutera imbere mu Rwanda, ngo bumva ko nimba bo bamaze kugera hejuru batafasha ba bandi bari hasi. We yavuze ko ibyo byo ntabwo yabigenderaho cyane. Noneho uyu muhanzi yavuze ko atari indirimbo gusa akoze, ahubwo ko agifite byinshi byo gukora kugira ngo ateze imbere umuziki we, kandi nawe ubwe yiteze imbere, kuko ngo yumva ariko kazi akwiye gukora, akabikora bikunze, ntabyo kuvuga ngo arabikoze ngo kubera ngo kwishimisha, oya, ngo ahubwo we akabikora ko ari akazi. Nyuma yaho n'ubundi twagize gutya, tubona icyamamare cyacu Bruce Melody nacyo tubona gisohoye indirimbo. Iyo ndirimbo nta yindi, ni indirimbo yise Iyo Foto. Iyo foto nayo ni nziza, iyo ndirimbo nayo ni nziza. Yayikoranye n'umuhanzi umwe wo muri Kenya bita Bye Blaza. Murabizi ko n'ubundi hari igihe yigeze Bye Blaza, ntabwo aribwo bwa mbere yakorana indirimbo n'umunyarwanda n'abanyarwanda. Nawe ni umuntu umaze kumenyekana no mu gihugu cy'u Rwanda, kuko hari n'ikindi gihe yigeze ngo kuza gukorana igitaramo agikorana na The Ben. Ubwo The Ben yakoreye i Musanze, hari igitaramo yari afitiye i Musanze, nibwo bagaragayemo hamwe na Bye Blaza, ubwo yakoraga imbere y'umukobwa. Nyine kuko ntabwo byagaragaye neza, byaratredinze cyane, bivugwa mu makuru. Gusa iyi ndirimbo nayo ni nziza cyane, nta handi wabona, kuko ifite amashusho meza cyane rwose. Okay, kandi nge nababwiza ukuri ko nta handi muzaja mukura amakuru meza yizewe usibye kuri Rwanda Magazine hose. Nge nabibijeje ko buri gihe nkwiye kuja mbashakira inkuru nziza kandi zizewe. Buri ndirimbo yasohotse nta handi muzaja muyikura usibye hano. Wowe utari wakora subscribe, ndakwibutsa gukora subscribe, share, comment na like. Comment yo ni ingenzi cyane mu byo ukora byose, kuko ni mwewe ubwanyu nkorera, nanjye nikorera, kandi iyo munkosoye nibwo menya ibyo nkosora. Ukanyandikira ukambwira ati aha wabyishe, cyangwa se aha wakoze neza, aho ubu ngaragarije urukundo rwawe. Ndabigusabye ntugende udakoze comment na share cyangwa se subscribe. Kora share ubisangize inshuti zawe, nabo baze bature mu isi ya entertainment, nabo baje babona uko
indirimbo nshasha zasohotse buri gihe, kuko njye icyo naje ndi kwiyemeza, niyemeje ko nzaje mbahereza amakuru meza ya nyayo. Okay, nyuma yaho ejo bundi nabwo hari undi muhanzi ugiye gusohora indi ndirimbo, nayo mbaye mbibakumbuje, mwewe mumbe hafi, munkorera share na like na comment na subscribe, mwe mungume hafi, ubundi mbahereze amakuru meza. Nta handi muzaja mukura amakuru ku gihe usibye kuri Rwanda Magazine hose, nta handi muzayakura yizewe. Ibyo ndabibasezeranije, njye ngomba kuja mbibakorera nk'akazi. Murakoze cyane kandi ndabakunda.